Ese wari uzi ko ushobora kubaho uri muzima ariko mu by'ukuri waramaze gupfa cyangwa se ubarwa nk'uwapfuye? Ese umuntu yabaho adafite Allah, adafite Imana mu buzima bwe? Muvandimwe wumva aya magambo, ndakubaza ikibazo gikomeye cyane. Ese umuntu yabaho adafite Imana? Ese birashoboka ko wabaho ukarya, ukanywa, ugaseka ariko udafite uwaremye ubuzima bwawe? Ese umutima wawe wigeze wibaza aho waturutse cyangwa se ngo wibaze aho uzajya? Uyu munsi reka twinjire muri iyi nyigisho mu buryo bwimbitse, tugendeye ku kuri kwa Korani ndetse n'inyigisho z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Mbere ko dutangira, wowe ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, reka mbanze mbahe ikaze, mukore subscribe kugira ngo mutazacikwa n'inyigisho nziza z'iyobokamana nk'izi zikurikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha byayo nibyo mbifurije nshuti bavandimwe aho muherereye hose. Dutangira n'igice cya mbere cyangwa se ingingo ya mbere irabaza iti: ese wari uzi ko Allah Nyagasani ari we soko y'ubuzima? Allah aravuga muri Korani ntagatifu mu magambo aboneka muri suratu Az-Zumar aya ya 49, aravuga ati: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ngo niyo umuntu agezweho n'amakuba, aya ni amagambo Nyagasani we atubwira, ngo niyo umuntu agezweho n'amakuba aradusaba hanyuma ya makuba twayahinduramo inema ziduturutseho, akavuga ati mu by'ukuri ibi nabihawe kubera ubumenyi bwanjye, ku bw'ibyo sinkeneye gushimira Allah Nyagasani. Imana iti siko bimeze, ahubwo ni ibigeragezo, uretse ko benshi muri bo batabizi. Ntabwo ari ku mbaraga n'ibyiza bo bakoze, ahubwo ni ibigeragezo kuri bo, uretse ko benshi muri bo batabizi. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Imana Nyagasani igakomeza ivuga iti: ese ntibazi ko Allah Nyagasani yongerera amafunguro uwo ashaka akanayagabanyiriza uwo ashaka? Mu by'ukuri muri ibyo hari ibimenyetso ku bantu bemera. Muri ibyo byombi, kugabanyiriza abantu amafunguro no kubongerera,
harimo ibimenyetso kuri ba bandi bemera. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Imana igakomeza iti Allah ni umuremyi wa buri kintu kandi ni nawe muhagararizi wa buri kintu. Inshuti muvandimwe, ibi bisobanura ko nta kintu kibaho kitari ku bushake bwa Allah. Nta muntu wabaho n'akanya gato atari ku bushake bwe. Nta mwuka winjira cyangwa se ngo usohoke Allah Nyagasani atabizi. Ibi bivuze ko kubaho kwawe ubwabyo ni gihamya ikomeye yerekana ko Allah Nyagasani ariho. Dukomeje n'ingingo ya kabiri, irabaza iti ese umutima w'umuntu ukeneye Allah, umutima w'umuntu ukeneye Imana? Gihamya turayisanga muri surati Rad aya ya 28, aho Nyagasani Allah avuga ati الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ba bandi bemeye Imana kandi bakagira imitima ituje kubwo gusingiza no kwibuka Allah Nyagasani wabo. Mu by'ukuri mumenye ko gusingiza no kwibuka Imana bituma imitima ituza. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Imana iti ba bandi bemeye bakanakora ibikorwa byiza, abo bazagira umunezero n'igarukiro ryiza kwa Nyagasani wabo, ku muremyi w'ibiremwa byose. Nshuti muvandimwe uteze amatwi iki kiganiro, reba neza iruhande rwawe hari abantu bafite amafaranga abakemura ibibazo byose mu buzima, bafite inshuti, bafite byose bikenerwa muri ubu buzima bwo kuri iyi si, ariko uzasanga nta mahoro bafite mu miryango no mu buzima bwabo. Kubera iki? Bafite amafaranga, bafite inshuti, bafite byose ubu umuntu yakifuza mu buzima, ariko bakaba nta mahoro bafite. Ni ukubera ko umutima w'umuntu udashobora kuzuzwa n'ibintu by'isi gusa, ahubwo ukeneye Imana mu buzima bwawo ukeneye Allah. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora kubaho nta dini afite, ariko ntashobora kubaho mu mahoro mu gihe adafite Allah Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Ingingo ya gatatu irabaza iti ese wari uzi ko ubuzima butagira Allah buba burimo ubwigunge? Ibi birashimangirwa bavandimwe n'amagambo ya Nyagasani aboneka muri surati Taha aya y'124, aho Nyagasani avuga ati ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
ngo ariko uzirengagiza urwibutso rwanjye, wa wundi uzagerwaho n'amagambo yacu akayirengagiza, Imana iti mu by'ukuri nawe isi izamubana inzitane, azagira ubuzima bw'inzitane, ndetse no ku munsi w'imperuka tuzamuzura ari impumyi atabona. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. hanyuma namara kuzuka atabona azavuga ati, nyagasani wanjye, ni kuki unzuye ndi impumyi kandi ku isi narabonaga? Azabona azutse atareba, abaze nyagasani yahakanye akiri kuri iyi si ati, kubera iki unzuye ndi impumyi ntareba kandi ku isi narabonaga? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah subhanahu wa ta'ala azamusubiza ati, uko niko bigomba kumera, kuko ibimenyetso byacu byakugezeho hanyuma urabyirengagiza, none nawe uyu munsi uribagiranye. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Imana ikomeza imubwira iti, uko ni nako duhana uwarengereye ntiyemere ibimenyetso bya nyagasani we, kandi rwose ibihano byo ku munsi w'imperuka nibyo bikaze ndetse bizahoraho bitazarangira ubuziraherezo. Nshuti muvandimwe, subiza amaso inyuma utekereze muvandimwe, ese ni kangahe ubona umuntu aseka hanze agaragaza ibyishimo no kumwenyura mu isura ye, ariko mu by'ukuri imbere arimo kubabara? Ni kangahe ubona umuntu afite byose ariko agahorana agahinda? Impamvu rero ni iyihe? Iyo umuntu yitandukanyije na Allah nyagasani umuremyi we, ubuzima bwe nawe buhinduka umwijima, kabone n'ubwo bwaba busa neza inyuma kuri fesi. Ingingo ya 4 iravuga iti, ese wari uzi ko umuntu udafite Allah, umuntu udafite Imana mu buzima bwe, aba ameze nk'uwapfuye, aba ari marehemu? Ibi birashimangirwa n'amagambo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze iti, mathalu ladhi yadhkuru rabbahu wa ladhi la yadhkuru rabbahu, ngo urugero rw'umuntu wibuka Imana akanayisingiza akanayitagatifuza, n'urugero rw'umuntu utibuka Imana mu buzima bwe ngo anayisingize, ni nk'urugero rw'umuntu muzima ndetse n'umupfu wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Sahih ya Bukhari na Muslim. Subhanallah. None se bavandimwe, ntushobora kuba wowe ubona uri muzima, natwe tukabona ugenda uri muzima kandi waramaze kwitaba Imana kera, ubarwa nk'umupfu kuri nyagasani Imana ibiturinde. Nubwo umuntu rero yaba agenda arya aseka, ariko niba atibuka Imana nyagasani umuremyi we, mu by'ukuri uyu aba ameze nk'uwapfuye. Kubera iki aba ameze nk'uwapfuye?
ni ukubera ko ubuzima nyakuri si uyu mubiri tubona gusa, ahubwo ni umutima uri hamwe n'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero dusaba Imana ko yaduha kuba mu bayibuka, twe kubarwa nk'abapfuka tukiri bazima bavandimwe. Ingingo ya 5 irabaza iti ese birashoboka kubaho udafite Allah? Igisubizo ni yego, birashoboka ko umuntu yabaho adafite Imana. Umuntu ashobora kubaho mu mubiri ariko ntashobora kubona ituze nyaryo, ntashobora kumenya intego y'ubuzima, ntashobora kubona umucyo w'ukuri. Ubuzima bwe buba ari urugendo rudafite intego ndetse rudafite n'icyerekezo. Ingingo ya 6 ari nayo ya nyuma irabaza iti ese wari uzi intego y'iremwa ry'umuntu? Allah subhanahu wa ta'ala, Imana nyir'ubutagatifu, iravuga iti muri suratu Dhariyat aya ya 56, Allah qala Allahu ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imana iti nta kindi naremeye amajini ndetse n'abantu uretse kugira ngo bangaragire, uretse kugira ngo bansenge. Intego rero y'iremwa ry'umuntu bavandimwe ni ukugira ngo agaragire Imana, ni ukugira ngo asingize Imana, ni ukugira ngo yumve kandi yumvire amategeko n'amabwiriza yashyiriweho na Nyagasani we. Ibi birasobanura iki rero bavandimwe? Bisobanura ko kuba uriho si impanuka, ufite intego. Iyo ntego rero nta yindi ni ukumenya no gusobanukirwa Allah, kumusenga ndetse no kumugandukira mu byo yagutegetse. Conclusion rero, umwanzuro tunagana ku musozo. Muvandimwe, ushobora kubaho muri ubu buzima udafite Allah mu magambo, ariko ntushobora kubaho mu kuri utamufite. Umutima wawe uzahora ushaka ikintu, uzahora wumva hari icyuho mu mutima wawe, kuko waremewe kugaragira no kumva no kumvira amategeko ya Nyagasani wakuremye. Niba rero muvandimwe ushaka amahoro mu mutima wawe, subira kuri Nyagasani Allah. Niba ushaka umucyo n'urumuri mu buzima bwawe, subira kuri Allah. Niba ushaka ubuzima nyakuri, garuka kwa Nyagasani waburemye. Ntutegereze ejo, kuko ushobora kutahageza bavandimwe, ahubwo uyu ni wo mwanya. Subira kuri Allah uyu munsi. Tangira uyu munsi uvuga uti ya Allah, Mana Nyagasani, nyereka, nyobora inzira y'ukuri igana kuri wowe. Unyiyegereze kandi unyuzuze umutima, wawe. Aha rero bavandimwe niho dusoreje iyi nyigisho. Ndizera ko usobanukiwe neza ko ubuzima bw'umuntu budashobora kubaho budafite Allah, hanyuma ngo abe atuje. Dusabe Allah ko yaduha kuba mu ruhande rwe, dusabe Allah ko yaduha kuba hamwe n'abarinda, dusabe Allah ko yaduha kuba hamwe n'abakunda, dusabe Allah ko yaduha kuba hamwe n'abo yishimira. Muvandimwe, niba iyi nyigisho igukoze ku mutima, iyandikishe ukora subscribe, hanyuma uyisangize n'abandi. Ukore like, share na comment kugira ngo utazacikwa n'inyigisho y'ubutaha. Wibuke ko ubuzima butagira Allah,
ubwo si ubuzima nyakuri. Wa bila tawfiq, inna alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.